amasezerano icyo bagiye gukora kuma amafaranga kuryo atangira sezo atakirimo bagatangira atakirimo we n'ibinagoye ntabwo bigoye amasezerano ngira ngo kwa 8 azaba yasoje umukinnyi bigoye no bita Omar Nying yavuze ko bagomba kumuha byibuza $7,000 by'amadolari 7,500 bayamuhaye nyuma yo kuvuga ibayamuhaye reka tubijyemo mu buryo bufatika Juvuga umukinnyi tugende buri wese twagiye ugake abariyo n'abana bajya bari codinga bakicururiza ubwo bahawe Elenga Kanga Prince Junior zabahita no bita korode nabashoke ariko je nabwiye ikintu kimwe aho kugira ngo utambutse ikiganiro kiri kwa live hafa kuri coding ukabishyiraho nyuma kandi wibwasa ngo birebwa bro birarebwa cyane bari abana ari gihe bagize views 20,000 akibonera amadolari 10 akiri urandi code urafata stream live yishireho mbane kuri 6 nsubize kuri 4 basi wakata anyways yego ambuka donc tugiye kuganira rero mu byiciro byinshi tugiye guhera ku bakinnyi basezerero na dosiye zabo ko zihagaze twatangiye abantu barabizi ko Rayon Sport yavuze ko igomba kugabanya umubare w'abakinnyi bakaba 26 ejo bundi abantu bari bazaga Rayon Sport maze kugira abakinnyi nka 10 nabangaye 12 b'abanyamahanga bizagenda gute igihe kigeze muri Rayon Sport rero yatangiye gusobanura uburyo igomba kugenda ikuramo bamwe na bamwe idakeneye cyane uwo bita Prince Kanga Junior yabisobanura neza cyane Iberi uwo nguwo agomba guhabwa amafaranga akagenda uwo bita Omar Nying ajawe na ajawa Yusudianye ni umugabo muri Amerika w'umunyarwanda yabaye igihe kinini muri Senegal twari kumwe kuri The Light Hotel yaganiriye na president wa Rayon Sport bumvikana yuko bagomba kugira amafaranga bahereza Omar Nying ako bakamuhereza na release leta nta nubwo agomba kwirirwa garuka mu Rwanda ajawe twanahuye muri saro ejo bundi mu mujyi agiye kogoshesha umwana tubiganiraho uriya mukinnyi ntabwo azagaruka muri Rayon Sport Omar Nying yahawe release leta yo yayibonye agomba guhabwa ibiceri akigurira muri Senegal yahawe 7,500 ariko rero amafaranga make bari buze kumuha kubera ko hari bamusigayemo bamurekirita bura Omar Nying ni wari wahenze muri sezori yabanje bura no mukinnyi waguzwe uhenze harimo ibirarane bya rekirita magomba kwishyura hakamo imishara y'amezi 2 batabahembye kandi yarayakoze bagomba kuyamuha hakamo n'amafaranga yo kumusezera 7,500 n'uwo mwaka arasigaje amasezerano gusa nyine cyatumye banamusezerera uretse ko president bigarutse bavuga ko bakinaga basubiza inyuma ariko nanone ntabwo bifuza gutunga abakinnyi b'abanyamahanga muri defense urumva Rayon Sport ifite nimero 3 umunyamahanga ifite 4-5 bari abanyamahanga Omar Nying na Yusudianye barashaka kugabanya abadefense b'abanyamahanga cyane ko n'umuzamu wari umunyamahanga icyo gihe gufungisha inyuma abanyamahanga benshi bituma nugera imbere utazabura amahirwe yo gukinisha abanyamahanga ni ubakeneye cyane yanabisobanuye aravuga ati kuri 6 n'umunani tuzakinisha abakinnyi b'abanyamahanga uwa kabiri ni Omar Nying tumuvuze Suleiman Dafe yaranze yababwiye yuko niba bashaka gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra akaba ari amafaranga y'amezi 3 Rayon Sport yambwiye ati Dafe ntabwo ushaka ko tugutiza ntabyo nshaka ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano ntabyo nshaka rero yavuze ati turamushyira kuri payroll ariko ntago tuzigera navuze ngo nta lisanse tuzamuha bamwe nta lisanse tuzamuha icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba ukwezi kwa 9 bakumuhemba n'ukwezi kwa 10 ari mu rugo rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3 ayo nta lisanse tuzaguha amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera reyo iravuga ngo tuzayaguhereza mu byiciro amezi 3 yikurikirana tuyaguhemba kwezi kurangiza nako na lisanse yacu zaba ufite tute dusesa ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera turebe amafaranga make tugwa tugukurikiza leta wigendera ashaka ibintu byo gufunga umutwe naho rero murera nayo ishaka ikiryo kikareka ko aba bakinnyi babaraje mu Rwanda nk'amabura kindi baraburaniwe baranga kugenda yageze muri reyo bakamuhereza option nk'eshatu tugutize akabyanga tusese amasezerano tugwa amafaranga akabyanga babigaragaje urwego rwawe ushaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri ntabwo ari umukinnyi pe nukuri kwima baha option nk'izi byanye bivuga byoroshye tuvugisha ukuri nk'umuntu yagiye kuzana Dafe ataramubona kina atarigera umuntu w'imvure zingana kuri mu maguru yombi imvune murenga afite umutego wa mediateur ngafite control nureba sekigandi ngo yaperizanye nk'ubu Uganda hari umupeti wikirana muri NEC
yari gukina hano mu bintu by'agaciro perezida wa Rayon yanamumbajije witwa Shamiru akina muri NEC ni ikipe y'igisirikare cya Uganda umuhungu muremure wari wambaye muri ekipe yanjye cy'igisore cyambaye 13 kiriya gipeti cyambaye muri ekipe nationale ya Uganda izakina cyane yarahamagawe rwose uriya mupeti Shamiru wanamureba uriya mupeti ntabwo arenza amafaranga $10,000 ariko njye narumiwe ubu bantu bagiye kuzajya ngo muri Mali kuzana indi mvune ngavuye muri Mali akenyo tarabonaho na rimwe nzamubonaho komisiyo nge sindi umwaje ubwo nk'ubu mbambwiye nk'amakipe umuntu ari muri ekipe nationale ya Chani ya Uganda bro asigaje amezi 5 muri NEC urusore rurerure neza 5 n'amafaranga make cyane sore akina muri nationale afite imbaraga n'umediateri mwiza wamwishyuye wamushatse $10,000 ukavugana na aja witwa Janti mukarangizanya ariko ubwo abanyarwanda itavuga ngo ngubwo ngamushakira isoko ngo nta sinjya muri kandi kagabo wari ufite muri ya kipe yawe sinzi higere muri Bugesera kagufi cyane ka Messi karajya muri Rutsiro karajya muri Rutsiro kari Argentina na arbitre Celeste niyo bari muri dossier bagomba kumujyana muri Rutsiro hanyuma uriya wavugaga witwa Joel no mukongomani ari muri equipe ya Badinyo muri Bugesera wari wambaye gatanu mu mediateur muri uriya muzamu we wari ufite n'uwa uriya ni Eritsi nawe namuhaye antagwa amushakira ikipe ubwo abantu nabo bumva bashaka umuzamu mwiza bifatira Eritsi yafashe neza Eritsi niyo yaseze Eritsi asigara umutoza abazamu ashaka kugaruka mu izamu yaranyandikira ashaka kugaruka mu izamu namuhaye anta njye singurisha abakinnyi bariho ngo ntibagarutse yari umutoza yafashe neza bya hatari ntabwo tuvuga ko atafashe neza ariko nyine abajagaraye nabwo umukinnyi araseza agiye gutoza mugaruza umupira w'amaguru kandi akiri muto tuyobye twikomereza shaka twigarutse kuri dafe twakomeje hari ikintu perezida wa Rayon Sport yavuze akima abafana aravuga ati kuri uyu muzamu ati ntago nababwira icyo mbitekerezaho hari amakuru avuga ko Rayon Sport aravuze ngo turaza kureba uko tumugenza hari amakuru avuga ko uyu muzamu wari wakuze muri Rayon Sport basanze ari Pasquale cyane n'abafana bavuze rwose azajya birya 3:40 tugiye kwamamaza hari telefone nagiyeho mwayumvise ariko nta mbwira rero Rayon Sport ngo igiye gusesa amasezerano y'umuntu wasinyije ejo muntu umva ikintu gihari ngiye kubona story ibabaje ariko inanasekera umutoza w'abazamu wa Rayon Sport yitwa Bakame uzikona nyiri urwego yaravuze ati bwa mbere amukoresha iminsi 2 ya mbere yavuze ati buriya uyu muntu wenda ararushye ageze ngo ni munaniro w'indege swate wenda aramaze n'igihe adakina reka mbanze ndebe iminsi 2 irashira noneho atekereza ko umuzamu akaba improvinga ikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine maso zibazacushe ubu wakangutse nyine ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitego adakora parade biriya byo n'ubuswa mvukanwa hari ubundi buswa bukabije hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe reka mbaye ngibyo biri basic besa nk'umuntu usanzwe ukora n'abatoza nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira w'abatoza wamenyereye kwizigira hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe iyo ni party ya mbere iyo murangije warm up ako gace nyine mutangira buriya abantu bahitajya ngo mu bya deka ntago ari ikurikiraho ahubwo abatoza abakreya ibyo bita nk'ama situation ashoboka muri match yaba ku muzamu ubwo afite umutoza we n'abakinnyi nyine akavuga ati wenda tugiye kwiga kano kantu twakitwara mu gutenda nko kudefanda habira twavugaga wenda twavuga tuti wowe tugiye gukora wenda abakinnyi 3 wenda badefanda mutangira mudefandisha umwe mukazamura bakaba 2 mukazamuka 3 niba ushaka ko wenda uruhande runaka ruburokwa n'abantu 3 n'urugero nyuma ukaza no kubyagura ukabishyira mu ko bita akaminije cyangwa mu cyo twita jeredui urabibona kaka jeredui noneho bivuye mu kubereka gusa muri theory ushyizemo na baro bagakora nyine iyo muvuye muri jeredui noneho nibwo ushaka gushiraho nk'aka game noneho nya game ukaba ati mu kironi minota 20 kandi akenshi bakina demitere bura imyitozo myinshi bakina demitere ariko nyuma ukazagenda wameriye urugendo byongera kugira abakinnyi 90 reka nkugire rero mu kintu gisekeje uwo mapara yikora no kwiruka no tundi twose kwiruka byarabishobora bajya mu situation twatundi abazamu baba bavuga bati wenda tera ryamabyuka kwa kundi nyine batera iburyo umupira murakukanya bagahita utera ibumoso murakukanya bagahita utera hejuru kugira ngo ukore ama reflex iyo akoze 3 ahita hamagara mu gihe mana ati umugongo
umugongo ntugenda umugongo ntugenda nuwo twavuga ngo afite ku kiganza kimeze nk'ibirenge bifatanye aragenda cyane hanze y'ikibuga cyangwa wenda arawurwaye mu buzima busanzwe Arawurwaye. hari igihe ukora Iminsi amaze Nyarugenge niyo yabawukoresha ntabwo wagakwiriye kubaho muri rusange rero uyu musore Mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose wagira ngo si umukinnyi ahora buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine yaravuze se uyu muntu yafata ate umugongo udakora none icyo baje rero kuri Bakame Bakame yaravugaga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri Jeredui anakine n'iminota isabwa anakuremo ka aramubwira ngo mwaretse ngo tugakene ngo Jeredui ngo y'iminota 5 Jeredui y'iminota 5 oya mumbwire ndo wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize umuzamu nizere ko umuntu wazanye Dafe atari wamuzanye asize umuntu bita Nicolas Seba tutagifite amasezerano ya Mukura Seba to byarashobokaga cyane ishakiraga rero utora mu bakinyi wamenye umuntu wazanye umuzamu utari umwatlete mu buzima busanzwe kuko ni ashobora wazanye umupira ninde wamuzanye pira mu Rwanda urimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bareba cyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinyi muri ekipe hari ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye case ya Dafe uko yagenze mukabona case ya Badurayi Jero na basana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe bon reka barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntago ari kimwe n'abakomisiyoneri wenda ku neza y'ikipe reka mbireke twakomeje uyu rero umva rero ikintu gihaye mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye ndamaze kuyimuha abumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon Sport 10 baramuhaye yarabitse aratwaye Rayon Sport rero nta nko kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni 10 z'amanyarwanda 15 kurere yo gusinyisha umuntu utazi atarakira match mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareba kabakamba uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera kuwa mbere uyu munsi kugera kuwa gatanu tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera kuwa gatanu tuzadelibera hazaba harimo umutoza Lotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabaye umukinnyi azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire president bati hari ikirimo twagoragoza akaba ari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara y'amezi 2 dusezere umuntu utaranafata na match nimwe gusa ikigaragara rwose ni bya bintu ngo ngo ndavoma bimeneka dirisa kuyatera performance kugisa Iva amuri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi Arabia yego ari hano mu Rwanda yarafasha no mu mikino y'agaciro yabara umuzamu mwiza ariko ngo arasaba $2 Olivier rero by'umushahara ukwezi Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita uyu mutoza wa polisi amwitande Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagira abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba hari umuzamu w'umunyarwanda ni mumuzane polisi yo bitatu yabimwa byasarere ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier ashobora kuguma muri iyi Mukura yatangiye Mukura eliminagana na Seba oya ngende byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya Bedi umuzamu riga zandanivuga ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2 rero yahemba $2 umuzamu $2 miliyoni hafi ariko namurukirita make namurukirita make tukayibara mu mishahara ariko bashatse bana ntabwo ne yabyemera kuko Olivier nambwe reka musinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamo ndagwa miliyoni 10 za Ngwembe miliyoni 2 ariko Olivier nawe akunyunguze
yego ntabwo yabuze ikipe ni umuzamu mwiza pe Lorenzo Nawe namubwira yakinaga ati neza. uratangira gukora Ariko akazi mu kwa Rayon munani Sport izasohoka. uzagasoza mu kwa gatandatu Rayon Sport izasohoka. namusinyisha ubwo si amezi Rayon Sport 10 izasohoka. namusinyisha amezi 10 Yamumuri- ameze gutya salere ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 be namusinyisha amezi 10 salere namusinyisha umwaka umwe donc salere ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukubitana ku kritoma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazikira ku muzamu Olivier iriya paswa uramutse Olivier amuramo n'amasituwasiyo uramutse Olivier Olivier afite inyungu nyine uramutse Olivier wani byamugarura mu Mavubi Amavubi se kuba atagarukamo nuko adakina ari Kigali yatangiye mesaje pressure y'abafana ahari Samu Karenzi ari kuri SKFM wicana kuri Radio Rwanda Jari Kayicare kuri BN bamureba ari mu izamu rya Murezi atari Saudi Arabia warayi ntari musubiza uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse urigishweka polisi igatereka hano erega nuko ryagera discipline muri context y'amafaranga context y'amafaranga wajya irahemura polisi ifite amafaranga muri East Africa Shafia Krizamu ntabwo ari Fiacre gusa muri East Wamara ari Africa murusha. nta muzamu wungu urusha Olivier muri East Africa Olivier Kwizera umuntu wamurushaga atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka South gufata Africa manige kudufatira amacu muri Cup Verde Nachikwidera we ariko abandi yakoze save zera kuri 24 dukina na n'iyi Cup Verde wayo Cup Verde iryana yica murayibuka amacu twakoze 0-0 mugaragu niwe wari wagiyeyo niba atari tite wari bamukubise baro 24 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match asuzanya na Giamnaggio Mane Giamnaggio na baba ejo bundi bazidane baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty ya Zimari yanze Olivier ni igikoko oya n'umuzamu ibihumbi 2 wabimo by'idolari twakomeje Rayon so niba bashaka gusinyisha mu gihe kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribuwa ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi bakinnyi nabaye bakinnyi bandi bitari ko binjira muri Rayon Sport ariko umuntu yabanza akapudetinga ko bagiyemo n'ibyo batanzweho nk'uyu musore ntarindwa Aimable 10 barayimuhaye ni umukinnyi wa Rayon Sport yahawe miliyoni 10 azahembwa 700 by'amanyarwanda bakoze transfer nziza cyane kugira ngo asinye ni imbaraga zikomeye cyane za Rotifipe uriya mwana avuga ati wowe nk'ukora imyitozo hari message uraburi kubaha amafaranga muri kumvikana bari kuguha hari icyo birahindura yasabaga 12 majority y'abayobozi yashaka 12 ariko byaje kuranya bamuhaye miliyoni 8 bakoze transfer nziza kabisa ntimuzanatungurwe mubonye no mwana agiye abanza abamureba urwego rwa Aimable n'urwa Kanamugire mubagereranya gute mubona ari Kanamugire baramureka ahubwo Kanamugire muri polisi abazi urwego Aimable hejuru ya Kanamugire Kanamugire ashobora gusinya muri polisi agasimbura pasi niba ari upgrade kuri Kanamugire Aimable ni umukinnyi uzi gukina zone ye pe iyo umubwiye ngo mission nguhaye cyane cyane bya mission bamwe batonda mugiye gukina Kevin Ntakine uyizirike kuri Kevin Ntakine ibyo bintu bishoboye cyane ariko kubera ko ari n'umwana wazamukiye muri UR bari yavuye muri UR direct ajya muri Mukura ntabwo ari abakinnyi benshi babona bava muri UR bajya muri Mukura ako kanya n'undi bita Rivaldo yasinyiye nawe wakabivugaga we zahembwe 800 nawe sinye miliyoni 10 imyaka 2 yego ariko ko bra Rivaldo yatanzwe ni imikino yanyu mujya mukina bura kintu ikipe ya Golden Generation niyo yamugaragaje avamo ajya gusinyira Gasogi n'ufashe n'umuhanga agiye naramwirebe yagaragaye mu Gaciro asinyira Gasogi none Gasogi nabwo ariko yanagaragaye no muri batwaye igikombe ejo bundi nabwo yari ari mu niyo president nabwo ajya muri Gasogi yari yasinyiye na Bugesera ariko Kenny saramwihamagara ngo atariko urajya mu cyaro wa mwana we kuri umunyamugi mu cyaro ugiye gukora iki umwana arisubira asinyira Gasogi ubwo ariko yavuye muri social amasezerano ariko mbere yo kuzacira kuri abantu bibazaga ngo Rivaldo ntabwo yabanzagamo mu minsi ya nyuma cyari nk'igihano cya Kenny kuko yanze kongera amasezerano Kenny saranavuga ati rero ntabwo twagukinisha turakinisha abakinnyi dufite muri projet zazo ni Asanana Muhanga na Gicumbi ngo ziri kumushaka bashaka kumuhimba ariko no mupaseri mwiza uriye ku 800 Asanana nabya pasa marufuzi nabya pasa kamara nimero 9 karagakinnyi nabya pasa marufuzi nyumvira tutabitinze yigira mu ikipe mu mwanya zabureza kuri dossier yanga kwizigira nyumvira rero akantu gatoya ahembwe 800 bashaka ikipe ko imuha 400 inde iyamuha 400 Asanana hanyuma na reka zagishira arajya muri Muhanga ku makuru mfite azawutera yewe uretse umubiri uzabe mwiza tugiye kujya kuri dossier ya Yanga Rayon Sport Day izaba ku tariki hari akahindutsemo gatoya